turabasuhuje. Muri kumwe n'ubusanzwe nanjye mfite Yesuleya. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe uburyo bwiza bwagufasha kugabanya ibinure byo kunda. Rero iyo umuntu afite ibinure byinshi kuri icyo gice cyo kunda, bimutera ibyago byinshi byo kuba yagira indwara zitandukanye. Cyane cyane ubushakashatsi bwerekanye yuko kugira ibinure byinshi byo kunda byongera ibyago byo kuba umuntu yagira ubwoko bwa kabiri bwa diyabete. Icya kabiri kandi binongera ibyago byo kurwara indwara zifata umutima. Niyo mpamvu kugabanya umubyibuho ariko cyane cyane wo ku gice cyo hejuru ni ingenzi cyane. Tuvuga rero yuko umuntu afite ibinure byinshi ku gice cyo hejuru, cyane nko ku bagabo, ni igihe ufite santimetero ziri hejuru ya 94. Icyo gihe uba utangiye kugera mu ibara ry'umuhondo. Iyo rero ugejeje muri santimetero 102, bwo uba umaze kugera mu ibara ry'umutuku, uba umaze kugira ibinure byinshi ku gice cyo kunda. Icyo gihe ni igihe twapimiye ku gice cy'umukondo. Ushobora gukoresha ya metero y'abatayeri ukabona santimetero ufite. Ku bagore iyo umuntu afite santimetero 80 kuzamura, nawe ibinure bye biba bitangiye kugera mu gice cy'umuhondo. Noneho wagera kuri 88 hejuru yayo, nabwo uba ugeze mu mutuku. Bivuze ngo ufite ibinure byinshi birengeje ibyo wagakwiriye kugira. Rero twabahitiyemo uburyo cyangwa se ibyo ushobora kwifashisha byagufasha mu kugabanya ibinure cyane cyane byo kunda. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho ni uko ugomba kwirinda ibiryo birimo amasukari menshi cyane. Aho twavuga harimo ibinyobwa byinshi nk'amafanta, amaji, cyangwa se amabombo, isukari isanzwe abantu bashyira mu byo kunywa. Ibyo bintu nibyo bintu bya mbere ukwiriye kwirinda, kubera ko bituma iyo sukari dufashe yinjira vuba mu maraso, noneho bigatera ko akenshi byisitoka ku gice cyo kunda. Ariko aho ngaho twanavugamo yuko harimo n'imitobe y'imbuto. Imitobe y'imbuto rero, nubwo imbuto ubusanzwe ari nziza, ariko iyo turiye imitobe y'imbuto bituma turya kantite nyinshi, kandi kubera ko ibikatsi byavuye muri za mbuto akenshi abantu babijugunya, bituma ya sukari iba ari nyinshi kandi ikinjira vuba. Ikindi, ku mitobe y'imbuto bituma umuntu afata kantite nyinshi cyangwa se ingano nyinshi kuruta umuntu wariye imbuto zisanzwe. Kugira ngo wenda ukore ikirahure cy'amaronji cyangwa se umwembe, bishobora kugutwara nk'amaronji 3 cyangwa 4, 5. Ariko kugira ngo urye ayo maronji icyarimwe akenshi biragorana. Niyo mpamvu iyo umuntu ariye imbuto zisanzwe arahaga kuruta umuntu wakoresheje jus z'imbuto. Ikindi kandi, iyo umuntu afashe umutobe, ntabwo ubwonko bwe bubona igihe cyo kumva yuko ari kurya, kubera ko nta iriya ntuza yo guhekenya ibaho. Bigatuma rero umuntu yumva ubwonko butumva yuko umuntu ari kurya, bigatuma bitagabanya inzara. Ikindi cya kabiri ugomba gukora ni uko ugomba kurya indyo ikungahaye cyane cyane mu byubaka umubiri. Ibyubaka umubiri nibyo twita proteine. Ziri mu bwoko bubiri butandukanye. Harimo ibikomoka ku matungo ndetse n'ibikomoka ku bimera. Proteine zikomoka ku matungo ushobora kurya ifi, ushobora kurya inkoko, ushobora kurya amagi, ushobora gukoresha amata, ariko bibaye byiza akaba agabanyijwemo amavuta. Ku bakoresha ibikomoka ku bimera, bo bashobora gufata nk'ibishyimbo, amashaza, ubunyobwa, soya, tofu za soya, mbega biriya bikomoka ku bimera. Proteine rero, impamvu tuzigiramo umuntu inama ko yazikoresha ni uko zituma umuntu yumva ahaze. Kandi ikindi, kubera ko digestion ya proteine itihuta, bituma umuntu yumva ahaze igihe kirekire. Bityo rero bigatuma n'ibyo wagombaga kurya nabyo bigabanuka bikaba bikeya. Niyo mpamvu gushyira ibyo ngibyo twavuze mu mirire yawe bizagufasha. Gusa bigomba nanone kutarenza
nka 30% y'ibyo wagombaga kurya. Ikintu cya gatatu ugomba kwitaho nuko ugomba gufata ibitera imbaraga bikeya. Ibitera imbaraga tubonamo ibintu bitandukanye: imiceri, kawunga, ubugari, ibitoki, ibirayi, imyumbati, amateke. Biriya byose nibyo twita ibitera imbaraga. Ku muntu rero ushaka kugabanya cyane ibinure byo kunda, yibanda nanone mu kugabanya ibitera imbaraga. Iyo umuntu arya ibitera imbaraga byinshi biruta imbaraga akoresha, bituma umuntu azamura ibiro. Rero kubera ko akenshi iyo tugabanya ibinure byo kunda, biba bigomba no kugendanirana kenshi no kugabanya ibiro muri rusange. Hari benshi bibwira ngo kugabanya amavuta cyane, akibagirwa kugabanya ibitera imbaraga. Wenda ukavuga ngo ninjye bitogosheje, ariko ukarya byinshi bituma ibinure byo kunda n'ubundi bigumaho. Ubushakashatsi bwerekana yuko abantu bafata ibitera imbaraga bikeya bagabanya ibiro cyane inshuro 2 cyangwa 3 kurusha abantu bagabanyije amavuta gusa, ariko ibitera imbaraga byabo bikaguma biri hejuru. Urumva rero ko kugabanya ibitera imbaraga biri kimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kwitaho mu kugabanya ibiro. Ikintu cya 4 ugomba kwitaho nuko ugomba kurya ibiryo bikungahayemo ibikatsi by'ibiribwa, cyangwa se ibyo dukunda kwita fibers. Fibers zishobora kuboneka mu biryo byinshi bitandukanye, zishobora kuboneka mu mboga, cyangwa se ibindi bifite fibers nk'umuceri wuzuye uwo twita brown rice, cyangwa se wafashe makaroni zuzuye nazo ziri brown, cyangwa wakoresheje umugati wa brown. Bega biriya bakoresha impeke zuzuye batakoboye inyuma. Izo fibers iyo zigeze mu gifu zikora ikintu kimeze nk'ikijeri, cyangwa se ikintu twavuga ko kirenduka, bigatuma umuntu adasonza vuba. Kandi ikindi, icyo kijeri kigatuma absorption y'intungamubiri cyangwa se y'ibitera imbaraga wariye n'ibindi igenda bukeya. Ibyo wariye byose ntibyinjire mu mara, ntibyinjire ngo bijye gukoreshwa, bityo bikagufasha mu gutuma ugabanya ibiro. Kandi ikindi, bigatuma uhaga kandi ukamara igihe kirekire wumva umerewe neza. Ikindi kandi binafasha n'abantu bafite ikibazo cy'isukari. Ikintu cya 5 ugomba kwitaho ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Abantu badakora imyitozo ngororamubiri bagira cyane ibinure byo kunda, kuko umuntu ararya agahita yicara, noneho uburyo ibinure bye byibika bigatuma bijya cyane kunda. Ariko ibyiza cyane ni imyitozo ngororamubiri ihoraho, cyangwa se igaruka kenshi kuruta umuntu uyikorera rimwe agakora nyinshi cyane. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu bakora imyitozo ngororamubiri ariko bakayikora rimwe, bagakora nyinshi cyane, ntago babona resulta nziza nk'abantu bakora nkeya cyangwa se ziringaniye, ariko bakabikora kenshi mu cyumweru, cyangwa se bakabikora igihe gihoraho. Gusa ku myitozo ngororamubiri ku bantu bashaka kugabanya ibinure cyane byo kunda, ugomba kwita kwitwika ibinure, izo twita aerobic, zikoresha nyine gutwika ibinure. Harimo kwirukanka, gusimbuka umugozi, cardio. Ariko ikindi ugomba kutibagirwa ni ugukora resistance workout, ni izisaba gukoresha imikaya. Harimo guterura, harimo gukora amapompaje, mbega zira siporo zikoresha imikaya. Bituma rero ugabanya utwika ibinure, ariko kandi na muscle zawe zikaba zikomeye, ku buryo inda yagabanutseho ibinure ibidatepeta ibimeze neza. Ariko aho ngaho kuba clear, hari abibwira yuko gukora abdomino byonyine bishobora kugabanya ibinure. Oya, ubushakashatsi bwerekanye yuko abdomino zonyine icyo zikora nuko zikomeza muscle yo kunda, ariko ntago bikuramo ibinure. Indi ishobora gukomera ariko still ikaguma ari nini, ndetse na bya binure byari birimo ntibigabanuke. Rero ibyiza ni ukukora ibi byose tuvuze, ariko ugashyiraho n'iyo myitozo ngororamubiri itandukanye, bikagufasha mu kugabanya ibiro, kandi cyane ku gice cyo kunda. Ikintu cya nyuma ni uko ugomba kwita cyane ku bintu urya muri rusange. Ushobora wenda guhita uvuga ukulisting tuvuze, ugahita
aba ari two wibandaho, ariko ukibagirwa ibindi bintu birimo hagati na hagati. Niyo mpamvu ubishoboye ushobora gukora ibyo twita ngo food diary, ukandika ibyo urya, ukabikora nk'icyumweru. Noneho icyo gihe nibwo ushobora kureba buri munsi ukajya wandika nariye ibi guhera mu gitondo kugeza nijoro, n'ejo ukongera n'ejo bundi. Bituma ubona ukuntu imirire yawe imeze, binagufasha mu kubona ahantu ikibazo kibera, kuko hari umuntu unywa fanta ntamenye ko yanayinyweye, kuko ntayibara mu bya mu gitondo, ntayibara mu bya saa sita, ntanayibare mu bya nijoro, cyangwa se hakaba hari utuntu wagiye utoragura hagati mu munsi. Rero iyo ukora iyo food diary yawe, bituma umenya imirire yawe aho ipfira ndetse n'icyo ukwiriye gukosoramo. Gusa izi ni inama rusange zishobora kugufasha mu kugabanya ibinure byo kunda, ariko ibyiza watwegera tukagufasha mu kunoza imirire yawe, ku buryo bitewe n'akazi ukora n'imyaka yawe cyangwa se n'ikindi kibazo cyaba cyaruririye mu kugira umubyibuho ukabije cyangwa se n'ibindi. Ikindi ugomba kwibandaho utagomba kwibagirwa nuko gusinzira ni byiza, bizagufasha mu gutuma ibinure byawe nabyo bitaba byinshi kunda. Ubushakashatsi niko bwabyerekanye. Ndetse no kwirinda kugira umujagararo, stress, nabyo bizakurinda kugira ibinure byinshi byo kunda. Mwari kumwe nanjye mfite Yesu Leya, naho ubutaha.